nyiricyubahiro Cardinal, ba nyiricyubahiro Episkopi, ba nyiricyubahiro ibisonga by'abepiskopi muri hano, nyakubahwa Padiri umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi, nyakubahwa Provincial, nyakubahwa Padiri mukuru wa Gikondo, basaserdoti bihayimana, umuryango wa Padiri Crisante, bayobozi mu nzego zitandukanye, bakristu, nshuti z'umuryango w'abaparotini, Kristo Yesu akuzwe. Mpagaze mu izina ry'abakristu ba Paruwasi ya Gikondo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri Padiri Crisante, umubyeyi, inshuti, umuvandimwe. Kumuvuga rero ntabwo byoroshye mu kanya gato, kandi ashaka kuvuga bikeya kuko kuvuga byinshi siko kumvikanisha ubutumwa. Nashatse ijambo ryamuvuga nkurikije uko twabanye, sinaribona cyane mu Kinyarwanda, ndashaka kwifashisha interuro y'Icyongereza. Padiri Crisante mbona ari the toughest in hardest struggles. The toughest in hardest struggles. Ugenekereje mu Kinyarwanda wavuga ngo ni nyarumuri ucana umucyo mu magorwa. Padiri Crisante yaciye mu magorwa akomeye cyane, ko twabanye mu byo yakoze, mu burwayi bwe ntabwo yorohewe, ariko yahacanye umucyo. Kera bigeze kubaza umufilozofi witwaga Diogene, bati ko ukunda kugenda ahantu habi ubiterwa n'iki? Diogene asubiza ababimubajije arababwira ati ariko izuba rica mu misarane rigaca mu bibaya n'ahandi habi, ariko ntiribuza guhora rishashagira. Nguwo Crisante yaciye mu magorwa menshi, ariko yahacanye umucyo. Ndashaka kuvuga Crisante mu bintu bitanu gusa, ningera ku cya gatanu ndaba nshoje, kandi ndabivuga nihuta. Crisante yari inshuti ya Yezu kandi yamwihaye wese. Hari igihe umuntu abapadiri mumbabarire, ariko gutsinda kamere bikamugora. Padiri Crisante ni urugero rwiza rw'abapadiri bihaye Yezu bamwiha wese. Amagorwa cyangwa kamere abantu bakunda kunanirwa gutsinda nayakurikira. Harimo amafaranga, harimo amazi ahiye ku bagabo, harimo amaso meza, abantu dukunda ubwiza, hakongera kubamo icyubahiro. Ibyo bintu bine bizatubuza ijuru. Padiri Crisante ndamutangira ubuhamya mu izina ry'abakristo ko yabikiranutseho. Ku mafaranga yari umwere, ku maso meza yari umwere, ku mazi ahiye yari umwere, ku cyubahiro yari umwere. Yabaye intore nziza ya Yezu. Niyo mpamvu mu izina ry'abakristo b'Igikondo ndamusabira gutura aho inshuti za Yezu zitura, iruhande rwa Lazaro. Padiri Crisante yakundaga gusenga. Abakristo b'Igikondo hari ibintu tuzakumbura. Padiri Crisante yageze mu ngo zose zirenga 4,000 aziha umugisha.
iyo yazaga gutera amazi y'umugisha abantu benshi twabaga dushaka kubyigana tumusanga kuko yakoreshaga imbaraga nyinshi akanadusukaho amazi menshi. Ayo mazi tuzayakumbura. Padiri Crisante twajyanye mu rugendo tujya i Kabgayi turi babiri. Ubundi abagabo iyo bagiye mukavuga ndakuramutsa Mariya byashoboka mukavuga isapure nyuma y'iminota 30 mukamurashoje mukajya kuganira ibyo mubona hanze aho, amazu meza, imodoka nziza n'ibindi byose isi ikunda. Padiri Crisante nta mwanya wabyo yigeze ampa. Twaganiriye Yesu na Bikira Mariya kugenda tunagaruka. Naravuze ngo uyu muntu akureho izi imbaraga. Imbaraga hazikura ni icya kabiri nshaka kubabwira. Padiri Crisante yari afite imbaraga z'umutima zihebuje. Mu Gifaransa nabyita ascétisme. Padiri Crisante yari très ascète. Ni wa mupadiri utakundaga iby'isi kundu. Reka ntange urugero. Paruwasi ya Gikondo ni imwe muri paruwasi zifite byose. Nubwo nta gihe tujya tugira amafaranga ngo twumva ahagije, ariko no muri paruwasi zikize. Umupadiri mukuru haje biba bimworoheye kuba pedeje. Ushaka kuba president directeur nyine akayobora akagamika, ubundi akaba yashyira ku ruhande ibyo gusenga. Ahubwo Crisante we yaraje wa munezero awucamo bugufi. Namwitegereje ku bintu byinshi nk'umuntu wari umwungirije mu kuyobora inama y'ikenurabushyo. Hari igimodoka dufite yajyaga ikunda gupfa kenshi, dushaka kumugurira indi arabyanga. Atoya nzajya nigendera muri iyo ngiyo, nipfa nzajya nyikoresha. Uwo mupadiri ni bake. Padiri Crisante muri za mbaraga z'umutima yari afite, Igikondo yatubereye umuntu ihebuje. Ntabwo yakunze kugira abantu agira inshuti umwe umwe, ahubwo yabaye inshuti ya bose. Nta ngo z'Igikondo Padiri Crisante yagize inshuti, ahubwo yari inshuti ya buri wese. Igitangaje, abantu bazaga imbere ni imfubyi, ni abakene, ni abapfakazi. Kuri jyewe mbona yaratsinze isi. Icya gatatu, nabonye Padiri Crisante atandukaniyeho n'abantu benshi. Uyu munsi tukaba tumuherekeje twishimye, nubwo ari umunsi w'agahinda. Turishima kubera ibyo Pawulo Mutagatifu atubwira mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Abanyakorinto, igice cya 5 umurongo wa 1, ahavuga urupfu. Agaragaza ko muri iyi si hari abayivamo bambaye, hakaba n'abayivamo batumbuje. Abayivamo bambaye ni abafite ibikorwa byiza bibaherekeza. Abayivamo batumbuje ni abagize nabi. Dushimira Imana ko Padiri Crisante agiye yambaye. Padiri Crisante rero hari ikintu abashimutamenye. Padiri Crisante yari afite umutima ukeye, mu gitandukanye n'icya kabiri. Icya kabiri cyari imbaraga z'umutima, icya gatatu ni umutima ukeye. Padiri Crisante namwitegereje mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge i Gikondo. Padiri Crisante yari umunyamahoro, agashaka ko Abanyarwanda babana n'amahoro. Igihe cy'ibiganiro bitangiye byo gutekereza ubumwe n'ubwiyunge, yagaragaje ko ari undi wundi. Yarenze kure
iby'abanyarwanda batandukaniraho, azana ibiganiro mu bihaye Imana kugira ngo bavugishe ukuri, azana ibiganiro muri kushe z'inzego za kiliziya ngo zivugishe ukuri, azana ibiganiro hagati y'abakristo ngo biyunge, ndetse ajya kuri bamwe yakekaga ko bibagoye ajya kubibashishikariza, kandi byarashobotse. Padiri Crisante ni imfura. Padiri Crisante ntabwo ya umunyapolitiki, ariko yafashaga ubuyobozi bw'igihugu cyacu kurema no kubaka u Rwanda rwiza. Icyo kintu abenshi ntabwo mwari mukizi, ariko nk'abantu twabanye nawe mu buyobozi bwa buri munsi twarakibonye. Icyakane kibanziriza icya nyuma, aricyo nkeka ko abenshi muzi, Padiri Crisante mu iterambere yatekerezaga byagutse. Iyi kiliziya mureba yahogoje abantu, buriya muyireba nka kiliziya gusa, ariko igizwe n'inyubako nyinshi. Ifite kave irimo amabiro, ifite kave irimo sale yakorerwa mu bukwe, ifite indi twita convention center ikorerwamo inama hejuru, dufite ibiro by'abapadiri bigeretse kabiri, tukagira inzu y'ubucuruzi. Dutangira izi nyubako natekerezaga ko padiri ashobora kuba hari ikibazo afite, kuko twari dufite miliyoni 94 gusa. Padiri mukuru arangije atuzanira ibishushanyo mbonera. Ndashaka kubabwira ko izi nyubako mubona zubatswe na miliyari 1 na miliyoni 80. Biragoye gutekereza ko ayo mafaranga yabona muri paruwasi, ariko yarabonetse. Padiri rero yatekerezaga bigari. He thought big. He dreamed it, he made it. Yatekereje arota, ariko byagezweho. Kuko abo bantu ni bake. Aragiye, ariko n'abazadukomokaho bazakomeza bamwibuka, kuko ari l'artiste principal w'izi nyubako z'Igikondo. Ariko ntibyari gushoboka iyo abatarubatse roho y'umutima, kugira ngo roho y'umutima igira imbaraga ishobora kubaka kiliziya y'amatafari. Niko byagenze. Padiri Crisante rero icyanyuma nsorezaho, yari umukontabule mwiza. Hari ukuntu twigeze kugira ikibazo cy'abakontabule, gukoresha software y'abagakora raporo isobanutse bikanga. Padiri Crisante yari afite analyse critique, comptabilité analytique, akaduha raporo akayikritika, agasubirishamo abakozi, tukavuga tuti uyu ni padiri. Ibyo impamvu mbivuze nibihe, nashakaga kubereka umuntu wuzuye. Sound mind in a sound body, ariko ufite aho asize abantu, ndakeka kadusize heza. Padiri Crisante rero twagira ngo tumusabire iruhuko ridashira. Abakristo b'Igikondo tuzamukumbura, ariko kandi dufite n'ibyizero by'uko umunsi uzuka tuzongera tugahura, kuko Yohani 11:25 haravuga ngo abamwizera bose bazabaho nubwo bapfa. Crisante tuzongera duhure ku munsi w'izuka. Murakoze, aruhukire mu mahoro. Imbere yuko ntumira umukuru w'umuryango w'abaparote, nashyiraho kashe ku byo iyi ntumwa y'abakristo ivuze, kuko nabanye na Crisante mu gihe rwari rukomeye, ubwo yansigaga ku ruhembe urugamba ruremye. Giye kamwibwirira aya magambo: ingenzi mu ngeri ugiye utagimbye, rwasa rwimakaje neza, rwasa rweza